icyo nzi kandi nemera ni uko ngewe the whole one ntigeze mvuga ngo intangiriro irarushya, gusa intangiriro irarushya pe, nanjye maze kubibona. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani uwitwa DJ Berry cyangwa se Nsabimana Abdulaziz, uyu yari umunyamakuru wa radiyo Rwanda yewe akaba na DJ uvanga umuziki by'umwihariko i Nyamirambo. Hari akabari kitwaga Cosmos, aka niko yavangiragamo imiziki ye. Uyu mugabo yari umunyarwanda yewe wari umaze igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi aza yadukanye injyana ya hip hop. Ku rundi ruhande reka mvuge ko uyu mugabo cyangwa se DJ Berry wo muri icyo gihe ari we wazanye injyana ya hip hop bwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi yari injyana ibyinika ukwayo yewe ifite n'imico yihariye ukwayo ugereranije n'ibyo twe tumenyereye mu Rwanda by'ikinimba, imishagiriro, ikinyemera n'izindi mbyino zitandukanye. Ni ukuvuga ngo zari impinduka zikomeye yarazanye muri muzika nyarwanda. Muri uru rugendo rw'uyu mugabo DJ Berry rero ngasa n'injyana ya hip hop mu Rwanda ntabwo byamuhiriye yewe ngo yigarurire imitima y'abanyarwanda benshi, kuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yaje kwitaba Imana azize indwara ya virusi itera sida. Ibi ngibi habayeho byateje gusubira inyuma guhambaye by'umwihariko mu njyana ya hip hop, aho benshi basaga naho batayikunze maze bituma isa naho izimye gatoya. Gushaka kuzima kw'injyana ya hip hop rero ntabwo byamaze igihe kirekire, kuko mu myaka yagiye ikurikiraho hagiye haboneka abacunguzi cyangwa se abakunzi b'iyi njyana ya hip hop maze barayikora. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 ndetse kugera 2014 iza kwiharira imitima y'abanyarwanda batari bake, aho injyana ya hip hop muri rusange kimwe n'izindi njyana zose mu Rwanda yagiye yigarurira imitima y'abatari bake, maze mu mwaka w'ibihumbi 2013 uwitwa Gatsinzi Emery cyangwa se Riderman aza kwegukana igikombe cya Primus Guma Guma Superstar. By'umwihariko ku bakunzi b'injyana ya hip hop, izi zari achievement za danje cyangwa se bari bageze ku kintu gihambaye, maze umusaza Jay Polly nawe mu gutera ikirenge mu cy'umusaza Riderman aza kwisubiza iki gikombe mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ibi byateye abantu benshi guhaguruka bakazamura ibiganza byabo bakira neza injyana ya hip hop. Gusa imibanire myiza mu baraperi yakomeje kuba yemwe bamwe batangira kubishwaniramo kugera ubwo bamwe batangiye gufungwa. Aha turabyibuka cyane hari muri Covid ubwo P-Fla, Green Person, Jay Polly, Bulldog ndetse na Paxson ubwo bari bafite live performance kuri televiziyo nyarwanda muri Covid baje gushwana maze bibaviramo gufungwa. Si uyu munsi gusa bashwanye, ahubwo ni ibihe byinshi by'ubushotoranyi byagiye biranga imibanire yabo, yewe binatuma benshi batavuga rumwe kuri injyana ya hip hop, ubwo benshi bumvaga injyana ya hip hop bagahita bumva guhangana bitewe n'amakimbirane yagiye aboneka mu itsinda rya Tuff Gang. Rero njyewe am the whole one present, byinshi utamenya ariko wumvishe, yewe unatekereza kumenya ariko utasanga ahandi. Ni njye wabiguteguriye ku rugendo rwa Tuff Gang na hip hop mu Rwanda muri rusange kuva itangira kugera aho igeze uyu munsi, nubwo igenda ihinduka drill gake gake. Njye wabibateguriye kandi uzabibagezaho am the whole one mu kiswe intambara z'abaraperi. Iki ni ikiganiro kizajya kikugeraho buri munsi, tuzatangira mpaka tugere ku musozo tuguha uduce, ariko amateka yose tuzayakuvira imuzi tuyakugerere mu muzingo y'ibyaranze Tuff Gangs ndetse na hip hop mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri Hola TV ngo ibintu birusheho kuba bombastic. I love you.